ibindi byose bishobora gutuma rubanda bakujya hafi yewe bakakwishimira, benshi bakaza kwifatanya nawe atari uko bagukunda ahubwo ari ukugira ngo babone amakuru ahagije. Ariko by'umwihariko ikijyanye n'iterambere ryawe ryo rizishimirwa n'abantu bakeya, ndetse ku rundi ruhande ushatse wahamya ko abo bantu bakeya bazaba ari abo mufitanye isano by'umwihariko. Bamwita Bwiza, uyu muhanzi twese turamuzi cyane, benshi bari batangiye kwibaza ngo noneho agiye gukora ibitangaje. Ku nshuro ya mbere ni nabwo yari yujuje 1 million mu minsi itarenga 10 gusa kuri ubu ngubu mu buryo butunguranye yewe hatamenyekanye ntubiri inyuma, indirimbo y'uyu muhanzi Bwiza yahanaguwe ku rubuga rwa YouTube. Ni ibintu byagiye bitera benshi agahinda maze benshi baravuga, ariko kandi uyu mukobwa nawe agira icyo atangaza by'umwihariko na The Ben wagaragaye muri iyi ndirimbo aza kwihanganisha uyu mukobwa amubwira ko abanzi batabura, nk'uko kuri The Ben atari inshuro ya mbere indirimbo ye cyangwa se izindi projet yagiye agiramo uruhare ziba zasibwa ku rubuga rwa YouTube. Kuba rero iyi ndirimbo yasibwe ntabwo ari ibintu wavuga ngo byaziyeho, nubwo wayisibye ataramenyekana, ariko hari byinshi biri kugenda bivugwa by'umwihariko ku isibwa ry'iyi ndirimbo. Ari byo nkuzaniye Amdehona One Present. Nizere ko wamaze gukora subscribe ngo nze tubane, ndabakunda cyane. Nibyo uwakubaza umubare w'abahanzi bari kuzamuka neza utiriwe uvuga yewe ku gitsina gore cyangwa igitsina gabo, uyu mukobwa Bwiza ntabwo wamusiga. Mu minsi yashize nibwo yakoranye indirimbo n'umuhanzi w'icyamamare abanyarwanda benshi bakunda, uwo nta wundi ni Itahiwacu Bruce cyangwa se Bruce Melody Ipusi ku mbuga cyangwa Munyakazi. Uyu turamuzi cyane, nyuma gato yaje kuba yajoininga abandi, ayafite collabo zigiye zikomakomeye zirimo za Turawusoje, aho yahurije abasitari benshi cyane. Uyu mukobwa rero yaje kuba yakora indirimbo ari kumwe n'uwo bita The Ben cyangwa se Tiger, maze iyi ndirimbo iremera yegwizaho abafana batari bake, aho mu minsi 10 gusa yari imaze kurebwa na miliyoni. Na kenshi nanone muri ubu buzima burya biragoye kubona umuntu ukurwanya yabona nta kintu uri kwigezaho wowe ubwawe. Nibyo nako byagenze, maze uyu mukobwa ubwo indirimbo ye yari imaze kuzuza miliyoni n'igice by'abantu bayirebye, imaze kuzuza ibihumbi 57 by'abantu bayirayikinze, ndetse na comment ibihumbi 7 iza kuba yasibwa ku rubuga rwa YouTube. Yego ndabizi kwibaza ngo ubwo YouTube yayisibye ute, ese ninde ufite uburenganzira ku gihangano cy'umuntu uburyo yagiha yewe kugira ku rwego bagisiba? Yego hari system ubwayo uyu rubuga rwa YouTube rugiye rukoresha mu kwemera ko igihangano ari icyawe, ndetse n'umwimerere w'ibyakoreshejwe mu gihangano cy'umuntu. Kandi iyo habonetse umuntu ukwitendekaho cyangwa akagira ikibazo ku gihangano cyawe, avuga ko wamwibye igihangano, afite aho abariza agahabwa ubutabera. Kandi ku rundi ruhande ibi bitewe n'uko bikorwa n'amarobo karundura, nta muntu ubigizemo uruhare, birashoboka ko umuntu yakuripotinga cyangwa se agatanga ubuhamya n'ubutumwa buburana igihangano cyawe kandi abeshya. Yego ntabwo biramenyekana ko uwaba yatanze ubuhamya yewe akanaripotinga aclaiminga kuri iyi ndirimbo y'uyu mugabo Bwiza ndetse na The Ben, ntabwo aramenyekana. Ariko kandi ikigaragara cyo hasize iminsi irenga 4 ubu busabe kuri uyu rubuga rwa YouTube rutanzwe. Ikindi cy'umwihariko kiri muri iyi case yihanagurwa ku rubuga rwa YouTube, ku rukuta rwa YouTube rw'uyu mugabo rw'uyu mukobwa Bwiza, nuko umuntu watanze claims cyangwa se washyizemo wareze iyi ndirimbo avuga ko yaviyoye amategeko n'ibihangano bye ataramenyekana. Benshi bakomeje kugenda babeshyera abantu bagiye batandukanye, ariko inkuru dukesha uyu mukobwa Bwiza ubwe avuga ko ataramenya umuntu wihishe inyuma y'ibi bikorwa, ariko kandi abanzi batabuze. Ku rundi ruhande kandi abafana bagiye batangaza ko hari igihe uhigwa atuma undi abigenderamo, bakahamya badashidikanya ko uyu mugabo cyangwa se uyu musore wakoranye indirimbo n'uyu mukobwa The Ben, abanzi biwe baba ari bo bafashe iya mbere yo kuba basiba iyi ndirimbo, kuko kuri uyu musore Mugisha Benjamin cyangwa The Ben atari inshuro ya mbere indirimbo cyangwa se projet yagiye agiramo uruhare zisibwa.
Tubyibuke neza mu minsi yashize uyu musore ubwo yakoraga indirimbo bita Sikosa ari kumwe na Kevin Kade ndetse na Element cyangwa se producer Ere dukunda cyane. Iyi ndirimbo nayo yaje kuba yasibwa igihe runaka ikuwe ku rubuga rwa YouTube. Nyuma byaje gusubirwamo yewe banabyitaho bihambaye maze iyi ndirimbo iza kugarukaho, ariko bidakuyeho ko iyi ndirimbo yari yavuyeho. Yego The Ben nanone yakoze indirimbo imwe yakoreye umukunzi we, na wundi ni Pamela Uwikeza. Iyi ndirimbo turayibuka bayitaga ni Forever, imwe yakorewe mu ntara y'Iburengerazuba, aho yagiye igaragaza ibice bimwe na bimwe byo mu ntara y'Iburengerazuba. Iyi ndirimbo maze nayo ayiboneshe ku rubuga n'urukuta rwe bya YouTube, baza kuba bayiclaiminga irasibwa. Si ibyo gusa kandi nanone indirimbo iherutse kujya ahagaragara, urabizi yari muri competition ikomeye cyane n'uwitwa Bruce Melody. Ubwo Bruce Melody yari amaze gusohora indirimbo yitwa Ni Iyo Foto, maze n'uyu The Ben nawe agerageza kuba yakora iyi ndirimbo ayita Plenty. Iyi ndirimbo Plenty nayo baza kuba bayikubita igihano, bayisiba kuri YouTube hafi iminsi 3 yose. Ibi bikorwa rero bikomeje kugenda bikoma mu nkokora yewe binaca intege mu buryo bumwe cyangwa ubundi uwitwa Mugisha Benjamin cyangwa se Tayika wamenyekanye nka The Ben muri uru Rwanda. Benshi bahamya badashidikanya ko ari cyo umukobwa bwiza yaba azira, aho umukobwa bwiza we nta n'umwe bajamirana yewe ari n'inshuro ya mbere iki gikorwa gishobora kuba gikorewe ku rubuga rwe, ariko kandi The Ben kakaba ari akamenyero afite. Ese uyu The Ben ko byumvikana ko ari maragwiza abanzi by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse ku rubuga rwe rwa YouTube, badashaka gatera imbere, badashaka kwagira ahagera, we ku ruhande rwe abivugaho iki? Reka dutegereze rero turebe icyo uyu mugabo The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin Tayika azagenda atangaza uko iminsi y'icumi. Ikindi wamenya kandi uyu bwiza we yavuze ko agomba gukora ibishoboka byose akexcusinga, agasaba imbabazi yewe akanakuramo ibindi byose, ariko abakunzi be bakongera bakaryoherwa n'indirimbo ye ku rukuta rwe rwa YouTube. The Honor One Present uba waguteguriye kandi nkakugezaho byinshi uko bigiye bivugwa kuri iyi mihanda, by'umwihariko mu makuru y'abastari utasanga ahandi. Nizere ko wakoze subscribe ngo ujye ubana nanjye, ndabakunda cyane, love you too.